Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba ziri gutegura guha intwaro abanyakuride bo muri Iran? Iyo ubirebye ku rwego rwo hejuru bisa nkaho byaba ari amahitamo yoroshye mu gihe intambara ya Amerika irimo kurwana na Iran igenda irushaho gukomera kandi idatanga umusaruro nk'uko byari byitezwe. Ese guha intwaro abanyakuride bishobora gufungura undi murongo w'intambara? Ni ikibazo twibaza, ariko birashoboka ku gihugu cyagaragaye ko bigoye kugitsinda aricyo Iran. Ariko kandi iyo gahunda ishobora guteza ingaruka zikomeye cyane, atari kuri Amerika n'ibihugu bishyigikiye gusa, ahubwo no ku banyakuride cyangwa se batuye muri Iran. Ni nayo mpamvu hibazwa ikibazo gikomeye cyane: ese koko birakwiye? Kandi byagira izihe ngaruka? Ni mu mateka ibihugu bikomeye by'isi ntibyakunze kurwanya intambara byonyine. Iyo kohereza ingabo zabyo biba biteje impaka cyangwa bifite ibyago byinshi. Akenshi hifashishwa imitwe yitwaje intwaro yo mu bihugu bahanganye nabyo iyo byananiwe kubatsinda cyangwa se bidashaka kwikururira ibibazo. Iyo mitwe ibishingiye ku bibazo abaturage bahura nabyo nk'ivangura, ubukene cyangwa se kutagira uburenganzira busesuye. Ariko gukoresha iyo mitwe nk'abafatanyabikorwa by'intambara ni icyemezo kirimo ibyago byinshi cyane kuruta uko abantu babitekereza. Nubwo bishobora gufasha igihugu cyo hanze kugera ku nyungu zacyo kidahoteye ingabo zacyo, hari igihe bitera ibibazo bikomeye cyane kurushaho nk'uko bo batabyiteza. Si ikibazo cyo kumenya gusa niba iyo nkunga izatanga umusaruro, ahubwo ishobora no guteza amakimbirane n'ibindi bihugu bifatanya na Amerika cyangwa se igateza umutekano muke mu karere. Iki kandi inyungu z'uruhande rutanga inkunga n'iz'uruhande ruzihabwa rishobora kutazigera zihura nazo. Bityo nyuma y'intambara abo bafatanyabikorwa bashobora guhinduka abafatavuga rumwe cyangwa se abatavuga rumwe. Ibi nibyo biri kuvugwa cyane muri iyi ntambara irimo kubera hagati ya Amerika na Iran. Mu gihe ibikorwa bya gisirikare bya Amerika bikomeje kumara igihe, bamwe batangiye kongera kuvuga ku gitekerezo cyo guhindura ubutegetsi bwa Iran, bibaza niba ubutegetsi bwa Donald Trump bwakagombye gutangira guha intwaro imitwe y'abanyakuride irwanya ubutegetsi bwa Tehran. Nubwo ku mpapuro iyi gahunda ishobora kugaragara nk'ifite inyungu, mu bikorwa ifite ibibazo byinshi cyane kuruta uko bo babitekereza kandi bikomeye. Abanyakuride bo muri Iran batuye cyane cyane mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'iki gihugu. Ni mu misozi ihana imbibi na Iraq ndetse na Turukiya. Aka karere abanyakuride bakita Gujarat cyangwa se Kurdistan y'Iburasirazuba. Umubare nyawo wabo uracyavugwaho cyangwa se uracyagibwaho impaka mu bya politiki. Abenshi bemeza ko bari hagati ya miliyoni 6 ndetse na miliyoni 10 mu gihugu gifite abaturage bagera kuri miliyoni 90. Abanyakuride benshi bo muri Iran ni abayisilamu b'abasuni cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza Sunni Muslims. Ni mu gihe idini ryemewe kandi rifite ijambo rikomeye muri Iran ari Islamu y'abashia cyangwa se Shia Islam mu rurimi rw'icyongereza. Iri tandukaniro ry'amadini ryagize uruhare rukomeye cyane mu buryo igihugu cyubatswe ndetse no mu buryo abaturage bamwe bahabwa cyangwa se babuzwa amahirwe mu buzima bwa politiki ndetse n'ubuyobozi. Mu rwego rw'ubukungu, intara zituwemo n'abanyakuride ni zimwe mu zikenye cyane muri iki gihugu cya Iran. Abaharanira uburenganzira bwabo bavuga ko ibyo biterwa n'uko leta ya Iran yabatereranye cyane imyaka myinshi. Mu rwego rwa gisirikare, kuba aka gace kegereye akarere ka Kurdistan yigenga muri Iraq byatumye imitwe y'abanyakuride irwanya ubutegetsi bwa Iran ibona aho ikorera ndetse no gutegurira ibikorwa byayo iri hakurya y'umupaka. Nubwo ubwenegihugu bw'abanyakuride bumaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwo hagati, amateka y'iyi nkuru atangirira mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Icyo gihe ibihugu by'inshuti byateye Iran biyigarurira, binahatirira cyangwa se bihitirira n'umwami wayo Shah kwegura kuko bamushinjaga kugira umubano we hagati n'Ubudage bwa Nazi.
mu 1946 ku nkunga yishe y'icyahoze ari leta zunze ubumwe z'abasoviyete Soviet Union mu rurimi rw'icyongereza. Umuyobozi w'abanyakuridi witwaga Kazi Muhammad yatangaje ishirwa mu bikorwa cyangwa se ishingwa rya Repubulika ya Mahamadi. Iyo yabaye leta ya mbere y'abanyakuridi yemewe mu mateka yose, ariko ntiyamaze igihe kinini. Nyuma y'uko abasoviyete bakuwe muri ako karere kubera igitutu cy'ibihugu byo mu burengerazuba, ingabo za Iran zongeye kwigarurira Mahabad. Kazi Muhammad umuyobozi yarafashwe aza no kwicwa nyuma. Ibi byatumye umwuka w'ubwenegihugu bw'abanyakuridi urushaho kukwira mu burasirazuba bwo hagati, ndetse bituma abanyakuridi bo muri Iran barushaho kurwanya umwami mushya Mohamed Reza Pahlavi. Mu myaka yakurikiyeho habaye imyigaragambyo ikomeye cyane ndetse n'imirwano myinshi irwanya ubutegetsi bwe bwo bugenda kurushaho ubwangirika cyangwa se no gukandamiza abaturage. Ibi byakomeje kugeza mu 1979 ubwo habaga impinduramatwara ya Iran. Muri icyo gihe abanyakuridi bizeye ko bagiye kubona ubwisanzure ndetse n'ubutegetsi bwisumbuye mu turere twabo aho bari batuye, ariko ayo ni amahirwe ntiyabaye impamo. Ubutegetsi bushya bw'abayisilamu buyobowe n'abashiya bwabonaga ko gusaba kwigenga kw'abanyakuridi ari ikibazo gikomeye cyane gishobora no gusenya ubumwe bw'iki gihugu, nuko butangiza ibikorwa bya gisirikare bikomeye ndetse no kubahashya. Nubwo imitwe y'abanyakuridi yakomeje kurwanya leta, cyane cyane ikorera mu birindiro byo muri Kurdistan ya Iraq, ntiyigeze ishobora no guhungabanya ubutegetsi bukuru bwo muri Tehran. Mu 2022 ejo bundi hashize, umwuka wongeye kuba mubi cyane nyuma y'urupfu rwa Jina Mahsan Amin, umukobwa w'umunyakuridi wapfiriye mu maboko y'abapolisi ba Iran. Urupfu rwe rwateje imyigaragambyo ikomeye cyane muri iki gihugu hose, maze leta yongera gukoresha ingufu za gisirikare no guhashya abanyakuridi ndetse n'abatavuga rumwe nayo. Ibi byose nibyo ko byagerageje ikintu gikomeye cyane mu ntambara iri kuvugwa ubu ngubu. Muri Gashyantare 2026 Amerika na Israel batangije intambara kuri Iran. Perezida Donald Trump yasabye abaturage ba Iran guhagurukira ndetse no guhirika ubutegetsi buriho, ndetse havugwa ko Israel yashakaga ko Amerika itera inkunga imitwe y'abanyakuridi irwanya Tehran kugira ngo bayifashe. Iran yanze kuva ku izima. Donald Trump bisa nkaho imbaraga zahabaye nke kuri Iran, ahubwo ashaka kubateza bene wabo kugira ngo ari bo babafasha. Ibi bizagarukira he? Abanyakuridi barahangana na bene wabo